Guys, nkuko mubireba tugiye kurya umuceri n'umutwe w'ihene. Abantu mutaragera hano kwa Mutongoro ndagira mbabwire ngo mwaracikanywe. Bino hano kwa Mutongoro ni hano hafi ya Nyabugogo kabisa. Abo bantu uri kumva naba bari kwikinira biyari. Hano hari biyari 3 ndakubwiye ngo ntushobora kubura aho ukinira nimba uri umukunzi wa biyari ukaba ukina biyari. Hari amasara 2 bareberamo umupira. Haba hari umwuka pe. Hano ni hafi ya gare ya Nyabugogo. Iyo uhagaze ku kiraro etage uba uri kureba imbere yawe uri kwerekeza mu Gasyata, naho ngaho ureba furo ya nyuma yose n'akabari niho kwa Mutongoro. Ngwino nawe bagukorera akantu kameze neza nk'aka ngaka kano ga special ngira ngo muri kubibona. Uyu muceri n'uyu mutwe ubundi je nibaza n'umuntu ushobora gutekereza wenda gavuga uti ibiryo utariye nk'ibi ko ubundi ibiryo ni ibi man. Niyo bavuze ibiryo ubundi ngiye mbona ari ibi baba bavuze. Iri ni ryo fu. Iri ni ryo bita ifunguro ryuzuye kabisa. Abantu benshi rero bazi ko kwa Mutongoro ni hano hafi mu Nyabugogo werekeza mu Gasyata ewa. Yiyumvira wana guys, ikindi kabisa nibyo mbabwira, inzoga zose ntabwo aba ari inzoga. Niyo mpamvu ubona abantu gutya bagira utyo ukabona ari kwinywera ka B1 abavuga uti kirije kinywaga isafi, niyo nzoga mbona abandi baba bari kunywa. Nawe itemo B1 ahantu uri hose, uvugana n'abavandimwe babwira uti muze dusangire B1 ku mugoroba musoje akazi, kandi nimba utabashije kurya B1 yihorere mu mwanya. B1 ni ikinyobwa unywa wariye, ntabwo ari ikinyobwa ushakiramo ibiryo. Oya, iyo ugiye gushakira ibinyobwamo ibiryo ujya mu by'imbuto, mu bikoze mu mbuto, amaji nyine, ubwo nibyo mbavuga. Abanyarwanda bakiriya bacu kwa Mutongoro ushize nawurishije ubugari n'ubundi kuwurisha umuceri ahantu hose wakwisanga hose. Kanzababwire n'ibyo no ku kijumba n'umutwe nzababwira hose uzabita amakuru umuceri umugabo inkware y'ubwoko n'umutwe ukuntu uba ukoze, ururimi ni rwose ejo bundi mwari hano na ariko warambwiye uti ndawushaka n'umutwe, ariko ndawushakana n'umuceri. Urumva noneho umuceri
kuko mbona no mu kizi nashaka kuzanca ku bugari umuceri w'abantu w'amaguru yari benshi kabisa abavamo abandi n'abasangira tugane dusangire n'umutungo guys nubwo nyamara mbibabwira nawe nimba wifuza gusangira nanjye rwose wivunika mbadi hano kwa Mutongoro 5 kuri 5 ibintu nawe nuwirirwa umpamagara ujya kuwushakisha none kwa Mutongoro nuhasanga rwose ntarafata amafunguro turasanga niyo mpamvu nawe ndumva nazindutse tugasangira ifunguro akamukuru mbere n'umuceri tukaba niba wicare nawe kuri kamera ntabwo tuvuga ngo ni abantu babiri na famiye mwaza ibintu biba bimeze neza kuzina hano bitegura neza abantu bakunda nimba mushaka kuza murisha mwese mushaka umutwe w'ihene ukayibona urumva ihene ariyo bagura hari ihene hano haba hari abantu benshi kugira ngo ntabure baba bari kwikinira amapiyari bari kwinywera byeri biturije gake gake basoma kuri wani umutima n'inzoga y'amafanta makumyabiri icyo kurya kimeze neza cyane rimwe na bakora reba ururimi tongoro yazanye hano urarya amafaranga washoye ukayagaruza narabuye buri yuriye ntusigaze amafaranga ujya bayagura ariko iyo ugahaga ati neza y'amafaranga uri kuyagaruza uvuga ngo umukozi nawe ibyo agomba gukora neza cyane baba bakwaruriye urubanza n'uruvange kandi niko ifunguro yateguye ariko nutamara umuntu nutamara uzajya ubabwira uti mwanyibye nako utagiye nakora ubusane ntabwo baba bambaye baba bakwibye bwoko ubusane wabibye irakwiye pe mu ndebere banyarwanda kane kwa Mutongoro bakazajya bakaza nyabugogo mwese hanyuma dusangire baze kabisa niba ushaka gusangira nanjye kunono kwa Mutongoro urabibabwira kabisa ni karibu kabisa murisanga dore ko nkunda umuceri ibintu urya ku muceri ashaka n'akawunga bashyirireho n'umutwe bawuresha icyo ushaka cyose umuceri kawunga ubugari ariko ujyane n'ufata ifi hano imeze neza bitewe n'uwantu ni uburyo buhiyemo inkoko hano ibihari imeze neza akabenzi hano kaba gahari hano haba ibirayi cya kirayi igihe gitetse neza ku makara ibirayi noneho n'ikirayi wanakirisha tuyishunira ikirayi ushuna n'iyi ariko noneho kuza ikirayi hano baba
tugiye ngo dusake Akoze n'igisatwa by'abantu mu mirimo y'ibyo. Bya bireba byaritonze bigakomeza. Reba yijyamo rwose ibintu bakora bakuru banjye bashangaza neza n'abamakuru zisa n'imifungo ibyo nahoze mbabwira ejo bundi mufreshe umuntu arazirya ntakazasi uva kuri mukorogo muzi turya umuceri kwa mutongoro uva kuri mukorogo umuceri kwa mutongoro tw'udutwe k'ihene isura nziza ntabwo yafashe ntabwo bikunda ntabwo byakunda ntabwo wasa neza ushobora hanyuma uri kubona abantu mu mujyi wa Kigali bagira ngo tubatora mu cyaro bagerageza kugereka ibintu ntabwo barya amavuta cyakora ni neza se bisa kabisa abantu 100 baje hano kwa Mutongoro babona imitwe y'ihene bitubatira bose ibihari komande y'abantu ijana yagize ngo ndikubegera ariko bagati mwaza muri 100 ntabwo babona imitwe y'ihene kwa Mutongoro abanyarwanda rero abatuye igihugu hano abantu batembera muri zino karitsiye uyu nguyu no mu kwizina yarabyivugira ati ari tayari kubakira ifunguro ritari n'ibagaruka wongera usubire amabere ndawurya n'umuceri bajya mbabwira uko byagenze bamwe nanga mwamwirebera ngo bigakora neza ushobora gutsinda narariye nambwirira abo baturarwanda ukuntu hano rega numva ni ahantu hanini n'abantu bakuru baba bavuye ku murenge nk'uyu munsi ubona ko ari waza hano ukakira abantu ahantu hanini cyane ni ahantu ushobora kuzana kamera yawe bana baragutekera ibiryo ushaka iyo batanze komande kuvuga abantu benshi ushobora bati genda unkorere uri mu isahani ye baba bati birahura nayo ubundi ikintu kigoranye ni ukuhagera muhagere abantu ntibahagere ibarize mutange bavuga ibyo ushaka bafoto komande usure hano urimo unategura n'inama y'ubukwe wahaza uvuye mu rukiko wahaza kwakira wajya maniveriseri urabona zose zirakomeye icyo kintu icyo ari cyo cyose n'ibi wanirahari amafuha ayo ariyo yose arahari wagere ku mafaranga umuntu wese icyo afata arahisa karibu dukomeze gusangira
umaze gutsinda uburyo naryaga mbere aba ariko narariye ariko nza kuzi gisava cyaribanye none ubundi turaje tugenda iri funguro tugomba kurira mpaka dusata urimo narya ibiro bibiri yaje mbanza nirire nk'iki nacyo ni ikintu nanazagiro gusa ibyo warya byose wumve ko yaba ari iteguye neza babibona mwanabyiborera abantu babaje ni n'umuhanga ifunguro rifite isuku ababizi ko isuku ari iya mbere y'ubuzima icyo kintu rero kiratuka gutongora mbere ya byose mbere ya byose ubundi abantu mumaze kuza aha narababwiye nimujye mwandika muri komenti mbwira abantu ibyo mwabonye hatagira umuntu urayivuga ngo hari umumotari ejo wambwiye ngo mushikuruye n'amaguru waje wagutwara ukazamutwe avuga rero saa saba karibu ntabwo yaje umumotari ubu ngubu tayari bisangiye kutujyamo ideni baririmo rikomera umutwe we wari wateguwe umutwe w'ihene yari ku buryo bari ntabwo babasha yari uvuze ko ari umutwe we yari burigeze ntabwo mbise mbigosora umutwe w'ihene abantu bamutare kuri urabona duwani jene hari icupa rinini yazanye areba rya cupa ryajyaniye ubwoko kubera no kuzamutekana icyumba hariya mu rugo azamara kwirira ntaje hano agasomaho gake nkuraho akarahuri n'isoni ariko abonye buryo ririya cupa bari nko gusaba umugeni noneho abavandimwe banjye ukarikubita nk'umusaza ari kuvuga ijambo kwa kuri umuntu aba ati rwose iyi nzoga sinzi ko bazita za nzoga zo gusaba bazi ntibasabishe iriya cupa urihaye umugeni uriya musaza ashobora guhita avuga ati na wa murumuna we usigaye mu rugo nawe ugende ubwire murumuna wawe nawe azaza kujyana inzoga imwe igasaba abageni yabasaba iwanyu iciye barasa neza pe nanjye ari njyewe ntabwo ndi wicaye aho warijyana rimwe ukarihereza umusaza mu gusaba agahita avuga ati uyu mugeni hari na murumuna we nawe rwose ntimuzikoreye rimwe tuzajyaho tumukurikira mbione nayo iri mu kazi kugenda imenya ibyo abakunzi bayo bakeneye ariko kandi bikiri byera ejo bundi wabonye ko yabonye undi ambasada wa East Africa bita Kidumu Kimido yarasi wa muhungu w'umugabo uvuga ngo nawe yasaba branda gusa maze iri funguro turisangiza inzoga y'abasirimu amaze kubibona inzoga y'abasirimu kuko nta n'umuntu uri aho ngaho ukwirirana upfa kuyihamagara neza abantu baba bashaka kwicara bajya inama kunganira ku mushinga abantu ureba ukabona barabwirirana abo bantu biragoye kubabona bari kunywa biwani kandi inzoga idufasha niba nayigonye kano gato kagura bibiri hari isi cyane urumva nyine igaragaza karite yayo ari ubundi biba bisobanuye ko yo iba yihagazeho kabisa inzoga y'abantu bicara bakajya inama kandi imishinga ikorwa guys kunywa biwani byonyine hano muri iki gihugu kiri kuri standard mpuzamahanga unywa ukumva ko gifite akaboko k'abantu bazi kwenga bye cyacu ukumva ko harimo n'akantu ko cyanyuze mu ruganda
bari mila ubundi mwumve n'ibyo ziwara baguhagarariye byose inzoga uzazana gusaba umugeni umubyeyi akakora leta avuga ati umusigaye mu rugo nawe twarega babireba batembera inda ya mbere iza ku mwanya wa mbere cyane wanegera akapa kandi iwanyu kubera ko ari akantu kaba karimo kakabura akanyanga umuntu wese nawe karagahungu tuvuga ati umuryango wacu utabejanye ugarutse kwa mutongo aya matwi y'ihene ubundi niyo mpera rero sinjya n'icyo kuvuga kandi byongereye ingabire mba nakoze cyane navuga ati mu by'ukuri mbona ko neza witeka kandi wakora akora kuri wanjye wabivuze agasuka anatapfuna mu ukegura ibuntu mama mba navuze reka ngatereka gutungura yatenya ku muceri numva utameze apfuna kuri uyu mutwe w'ihene niba nayo maze ubundi nimba ari ikintu nabonye ukaguhenzwe ntabwo inyama ntizishira hano inyama ibiryo byarananiye nabyo ntabwo byakomeye ushaka neza abanyarwanda bacu abavandimwe bakomeza batugurishanya ifunguro twene rwose ifunguro ryabuhema usanga yose wabikora ntamera nawe kandi yari rwose hano tuba turi mu kazi ariko ntawe utandagiye n'umutwe n'ibindi bitabo n'ikirya aya mutwe niba wasajya ureba ntiyawe baba barakumva umuntu wiwe nyine ndeteye ntabwo yakwibaza ko ntabwo nanze reka mwamura abakiriya hano muri mama aragisanga gusa abatereketse karusho umuceri wawe ubonye cyane n'umuhanga kabisa umukozi natazi ibintu byinshi batetse umutwe ko murya n'igufa n'igufa ry'umutwe aragisanga gusa isaha n'isaha hano muri tayari